Yesu nashimwe bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Uwiteka bishimire kandi abane namwe mu byo burimo byose. Uyu munsi dutangiye inyigisho zirebana n'isengesho nk'uko twari twabibasezeranyije, kugira ngo umukristo abeho, kugira ngo uwakijijwe akomeze urugendo neza, agomba kuba mu isengesho, agomba kuba mu buzima busenga. Twifuje rero ko twaganira ku bigendanye n'isengesho. Ese isengesho ubundi isengesho ni iki? Ese isengesho rikorwa rite? Ese ni ibihe bice bigize isengesho? Ese ni ubuhe buryo umuntu asengamo? Ese asengera he? Ese ni ubuhe bwoko bw'amasengesho? Ibyo byose nibyo tuzagira ngo tunyuremo muri makeya, hanyuma twungurane ibitekerezo. Ababa binjiye mu gakiza vuba, ababa babimenyereyemo cyangwa se bashaka kwihugura kugira ngo bongere bamenye neza uburyo bwo gusenga, karibu tujyane muri iyi nyigisho. Kandi turakwinginga kugira ngo ukomeze ukore subscribe kugira ngo inyigisho zijye zikugeraho ku buryo bwihuse, unazisangije abandi kandi ukora kuri share kugira ngo zigere kuri benshi. Isengesho rero ni uburyo tuganiramo n'Imana, ni uburyo dusabana na data. Isengesho ni ubuzima bw'umukristo, ni ubuzima bw'umukristo, ariko hari uburyo ushobora gusenga nabi cyangwa se ukaba uzi yuko uri gusenga kandi isengesho ryawe ritarenga umutaro. Niyo mpamvu rero uyu munsi tugira ngo tubanze duhere ku mfunguzo z'ingenzi. Imfunguzo z'ingenzi turavuga kuri ebyiri, ariko ubundi ni nk'eshanu. Imfunguzo z'ingenzi zikubasha kugufungurira umutima w'Imana kugira ngo ikumve, isubize amasengesho yawe, kuko ni ibintu byakozwe kuva kera tutaranabaho. Ni ibintu abakera bakoresheje, badutanze muri uru rugendo. Natwe rero tugomba kubimenya kugira ngo tubashe kuvugana na data uri mu ijuru. Ikintu cya mbere rero ugomba kubanza kumenya mbere yo gutangira n'isengesho ryawe, mbere y'uko utangira no kwiga yewe gusenga amasengesho ayo ari yo yose, menya yuko ikintu cya mbere ugomba gusenga ukoresheje, ikintu ugomba gusengeramo ni izina rya Yesu. Izina rya Yesu ni ryo zina ryonyine riduhuza na data wa twese uri mu ijuru. Yesu nk'umwana w'ikinege w'Imana yaramutanze kugira ngo azadupfire ku musaraba tubashe gukizwa. Niyo mpamvu rero ibyo dusenga byose, icyo dushaka kugeza ku Mana cyose, tukinyuza mu izina rya Yesu, kuko iri ni ryo zina rifite ubutware buhambaye. Iri ni ryo zina ushobora gusengera umurwayi agakira. Iri ni ryo zina ushobora gusenga urinyuzemo abadayimoni bagahunga. Iri ni ryo zina risenya ibihome ibyo ari byo byose byahagaze imbere yawe bikubuza gutambuka. Iri ni izina ryirukana abadayimoni. Iri ni izina rihindura ibyananiranye. Izina rya Yesu rifite ubutware burenze andi mazina yose waba uzi mu ijuru no mu isi. Birenzeho rero, iri ni ryo zina tuboneramo agakiza. Iri ni ryo zina riduhesha ubugingo buhoraho. Niba ushaka rero yuko hari igihinduka mu buzima bwawe binyuze mu isengesho, senga mu izina rya Yesu. Icyo ni cyo kintu cya mbere ugomba kumenya mbere yuko ugira ibindi byose ukora. Ugiye gusenga, menya yuko ugomba gusenga mu izina rya Yesu. Wabyanga wabyemera, Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Niyo nzira ducamo kugira ngo tuzagere mu bugingo buhoraho. Niyo nzira ducamo kugira ngo tuvugane na se, kuko niho honyine yategetse yuko tugomba kunyura. Cya kabiri rero, urundi rufunguzo, wavuga uti ese isengesho ryanjye riragera ku Mana gute? Ntabwo ko uyu munsi tuvuga ebyiri gusa. Cya kabiri ni uko ugomba kwitandukanya n'ibyaha. Uwiteka arera, Imana yacu irera, ntago igikunda guturana n'ibyaha. Yego ikunda abanyabyaha, ikunda ko umunyabyaha wese ahindukira, agakizwa, agakira, akazabona ubugingo buhoraho, ariko izirana n'ibyaha. Birababaje rero kuba waba witwa umukristo ukajya imbere y'Imana ugatangira kuvuga urudaca rw'amasengesho, utarihana ibyaha byawe, utarihana ibyo wiriwemo, ukaza utangira isengesho kandi uzi yuko mu mutima wawe hari byinshi byuzuyemo bibi.
Zaburi ya 66 umurongo wa 18 iratubwira ngo iyaba naribwiraga ibyo gukiranirwa mu mutima wanjye, Uwiteka ntabanyumviye. Ni Dawidi wabivugaga. Iyaba mu mutima we yari afitemo gukiranirwa, yari afitemo ibyaha, yari afitemo uburyarya, yari afitemo ibintu bimunze abantu benshi muri iyi si, ikintu cyitwa ishyari, yaba yari afitemo amashyari, yari afitemo urwango, yari afitemo n'ibindi byaha ibyo ari byo byose, ntago Uwiteka bamwumviye. Nawe rero niba ufite ibyaha byakubase biri mu mutima wawe, rwose amasengesho usenga niba atarimo kwihana ngo bireke, ntabwo isengesho ryawe Uwiteka ashobora kuryumva. Rero izo ni imfunguzo ebyiri, zimwe mu za mbere nagira ngo tubagezeho zibabashisha kugira ngo isengesho rigere kuri Data kandi arisubize. Menya ko ugomba gusenga mu izina rya Yesu, ibyo usenga byose binyuze mu izina rya Yesu, kuko niryo rifite ubutware bwo guhindura byose, niryo dusubirizwamo. Cya kabiri kandi menye ko ugomba gusenga ubanje kwikiranura n'Imana, ubanje gukura icyaha n'igisa nacyo mu mutima wawe, ubanje guhinduka Imana ikakubona koko nk'umwana wayo wahindukiye, utari ikirara kiri kuvugira inyuma y'inzu. Uwiteka rero aduhe gukomeza kwivugurura, Uwiteka akomeze aguhe kumenya uburyo witwara muri uru rugendo kugira ngo tuzahurire mu bugingo buhoraho. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, kandi Imana yumve amasengesho yanyu, kandi Imana ibagirire neza, ibasubize muri byose mu izina rya Yesu. Amen.